ntago nanyara nk'uko yayikoza kuri rugongo. Mwebwe mugafata abagabo benshi bakunda ko inyuma kandi natwe abagore natwe turabikunda kuko iriya niyo posteri ntago igoranye cyane. Ngewe ahantu umuntu ankoza nkumva ngiye mu birere. Iyo umuntu anyaje ewana nkumva imboro ikoze kuri rugongo bita tsimbuka nkumva muri ngewe ubwonko bwanjye burahindukiye mise ndangiza. Ibiganiro byacu nagahoraho nakagaruka ka buri munsi. Turakomeje nanone ku bagabo no ku bagore ari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma mutaryoherwa n'imibonano y'umunsi. Impamvu ni nyinshi zihari. Icyo gihe rero dukeneye ko kuri inyigisho nk'izi. Umwarimu wacu rero umwana w'umukobwa wamenyerewe nararibonye inzobere muri ibi bintu. Hano muraza kwakura isomo. Twagiye rero ngo tubwire ugiye kwereka abantu ibijyanye n'iki ku bagabo bagukurikiye. Uzi ko bagukunda benshi bakubita like ama comment umwana turamushaka rade niki bababwira bereke babwira uti mwabagabo utazananza imbere ukagira ngo nibya bindi wirirwamo dore naha. Ikiganiro no munsi tugiye kugarukaho n'ahantu wakoza umugore akarangiza. Yego ati ni hehe rero umugore urabona iyo muri gukora imibonano hari igihe umurongora ewana ukanyaza ugacumita ariko hari ibyo ukora ukabona arishimye. Aho hantu ushatse wahakomeza kuko iyo ukomeje uhakoza uhakoza hahandi nujya kubona ukabona umugore ararangije neza kandi akishima. Ubwo rero mwabagabo mwe mujye mwihangana mubaza abagore banyu ati sheri ahantu ndi gukoza urumva hameze gute. Umugore nawe azagusubiza ati ndumva ari byiza cyangwa se subiza hahandi. Akubwira ati komeza uncumite cyangwa se ongera unyaze ndumva ari byo biri kunjyana muri modo. Yego. Aho ni igihe umugabo yayoboye ikiganiro cyangwa ni igihe umugore ariwe wayoboye gahunda. Ubundi mwese muba mugomba kuyobora. Umugore akakubwira ati hano ntago bimeze sawa ongera unyaze. Yego cyangwa umugabo nawe akakubaza ati se sheri wanjye ati nkomeze ngunyaze cyangwa nkomeze ngucumita ati yego. Mwese ubundi muba muyoboye kuko muba muri modo imwe. Urumva uri kuri gahunda yo kuvuga ati ahantu wakoza insanganyamatsiko y'umunsi iravuga ahantu wakoza umugore wawe akarangiza. Sibyo? Siyo nsanganyamatsiko y'umunsi ahari. Yego nyine ni ukuvuga ngo umugore we atavuze ntago wamenya aho wakoze. Ariko ngiye umugore nawe nkubwira ati komeza aho ngaho ukomeza unyaze. Urumva umugabo uba umuhaye courage yo kurongora. Urumva rero umugore atavuze ntago we wabona uko ubigenza nyine ukomeza inzira imwe. Nk'inararibonye mu bakobwa se cyangwa mu bijyanye n'ibiganiro nk'ibi ngibi usanzwe wigisha abantu ni iki nyine ubona wowe ahari wowe gucyawe giti tanga urugero gucyawe giti ahantu umuntu ashobora gukoza diki ugahita utura. Ngewe ahantu umuntu ankoza nkumva ngiye mu birere. Iyo umuntu anyaje ewana nkumva imboro ikoze kuri rugongo bita tsimbuka nkumva muri ngewe ubwonko bwanjye burahindukiye mise ndangiza. Nose ntishobora gukora kuri rugongo atari no kunyaza. Nawe yakoraho ariko ngewe nkubwiye ikinshimisha. Nako nose ashobora yinjizamo akuramo umutwe wayikora kuri rugongo nabwo kanyara. Ntago nanyara nk'uko yayikoza kuri rugongo uko yajya yihondahonda. Bigenda biterewe kugira ngo wenda urumva wowe ufite uburyo ushobora kukwereka umugabo ukamubwira ati ngewe gutya nuko nguko ukayikoza nko gutya si ngombwa kwinjiza imbere. Ni mbega nyine abarimu mama ufite uburyo mushobora gutanga mu kiganiro buri wese akanyurwa mu kiganiro kandi agakuramo isomo. Bundi ni ukuvuga ngo wowe mugore ugomba kubwira umugabo wawe ati sheri wanjye rongora uku wiyoroheje koza kuri rugongo gake wiyoroheje nibwo numva igikorwa kiri kugenda neza.
Yego, ni ukuvuga ngo uruhare runini ni urw'abagore. Yego, urega umugore niwe uha kuraje umugabo. Umugore nishimye nta nubwo umugabo yakishima. Ubwo rero nicyo kintu ndi kukubwira ngo we mugore bwira umugabo wawe ikigushimisha. Kandi n'abagabo nabo bagomba kuvuga ikibashimisha reka. Kuko si ngombwa ngo umugore ari uvuga gusa, n'umugabo nawe wavuga. Hari igihe umugabo avuga ati sheri kuba ndi muri hejuru ndananiwe ngwino nawe njye hejuru. Urumva abavuza abakubwiye ikintu nawe akunze. Hari ukuntu rero ngo mujya mugitega abagabo, ni gute ushobora kukimutega akavuga ati umugore akimpaye rwose? Ni ukuvuga ngo iyo uryamye amaguru ugomba kuyatandukanya neza, akakwinjiramo akumva ko yaguhobeye neza fresh, ku buryo nawe ari gufata umuntu ukumva koko gufasha umuntu akurimo neza. Umuntu aryamye mu wundi cyane ubundi muba mwagiye mugahoberana. ibyo wowe yumva ute? Uba wumva ewana sinzi, bumva yakomeje. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni igihe mwaba muryamye akuri hejuru. Yego, nta kundi ushobora kumuhereza se ukavuga ati ibyo byose. Ariko njya numva abagabo benshi ngo bakunda k'inyuma, mwebwe mugafata. Abagabo benshi bakunda k'inyuma kandi natwe abagore natwe turabikunda kuko iriya niyo positeri ntabwo igoranye cyane. Kandi umubiri uba wirekuye. Ni ukuvuga ngo ikibuno uba wagishyize hasi ewana nawe yakwinjiye cyane kabisa umwumva. Numva ko hari abababara ariko ntabwo wababara kereka utari gukontorora ibyo urimo. Hari igihe ukora ikintu utagishaka kikakubira, ariko ubu ukoze ikintu ugishaka nta kuntu yaba nabi. Ni ryari se umugore ababara bamurongora cyangwa bamunyaza? Kereka wa mugore batateguye urumva nta n'ububobere aba afite, ariko umugore bateguye aba yoroshye, mbese nyine ubona yakiriye umugabo. Biriya bintu nkunda kubona cyangwa benshi bakora, ugasanga umuntu ari kubwira umugabo uti wikoza aha cyangwa se yigira gutya nyaza kandi akarira. Ni ukubera iki? Ntabwo aba ari amarira, nose nuko uba uri kubabara. Ni umwiryo. Ni ibyishimo. Aba yagukoreye akazi kose, aba yakojeje ahantu ewana nawe wumva ushaka. Hari abagabo rero ushobora kumva bagira impuhwe nyinshi, ushobora kumva umugore ari kurira karekera. Ntabwo yarekera, nawe arakubaza ati se sheri ndakubabaza. Urumva ntabwo wavuga ngo yego, uravuga ngo yasheri ngaho. Umva nta kuntu waba uri mu bicungo umuntu ubwo se wamuvaho. Anigeze mbona agakomenti kuri Desparevo TV uvuze gutya ngo ahangaho nibuka ku gakomenti nabonye watanze byibuze agasaundi kamukabwira uburyo umuntu ashobora gutaka n'ababisanzwe babikora, buryo ashobora kuvuga ati nanjye umugore wanjye nazajya agira kuri nzayamenya ngo yaryohewe. Bundi ni ukuvuga ngo mu gihe umugore wamukoreje ahantu ashaka, nta ujya kumva ngo sheri we ngaho we aho ngaho umva wowe nyine wumva ko ari kuri butaka ababara, ariko ntabwo aba ari kubabara, aba yishimye. Ntabwo ari kubabara, aba yishimye. Icyo tuba dushaka ni komenti zanyu mukajya mwandika hepfo mukavuga ati umuntu mutubarize ibibazo mushaka byose tukajya tubimugezaho. Hari ibyo mba nasomye byinshi, ari byo tuba tugenda dukunda kugarukaho kugira ngo bamwe na bamwe dukurikiye ajye abasobanurira kuri ibyo bibazo. Hari abantu benshi bagiye basaba ngo nimero, ngo umwana mwaduhaye nimero, ngo ibiki n'ibyo. Turavuga duti tuzabasaba uburenganzira, turagira ngo babwire eske ni ryari wateganije kuba wazabaha nimero se? Umunsi uriya nongeye kuganira na manager nkabimusaba kuko niwe umanaginga. Nzabimusaba ko ngomba guha abakunzi banjye nimero. Bihangane kabisa, nzazibaha ejo bundi. Murumva ko mugomba gukurikira, ntugacikwe n'ikiganiro twakoze kugira ngo iyi nimero uyibone birasaba kudukurikira.
utadukurikira urumva iyi nimero izakujabuka izagucaho utabisobanukiwe. Bisaba ngo ukurikire, kora subscribe, share, comment, bisangize na bagenzi bawe bakeneye ubutumwa nk'ubu kugira ngo ujye ubona notification y'ikiganiro twashyizeho. Hari igihe ubutaha cyazaba ari cyo kiganiro cyo gufata nimero. Ubwo rero ntuzacikwe. Turakomeza ngo tukomeze tuganire rero kugira ngo abakurikiye nyine bizihirwe, sibyo? Nicyo kiba cyatuzanye. Turagira rero ngo tukomeze tuganire rero. No kuvuga ngo urabona gutyo nkuko bavugaga ngo bataka gutya ngo kugira ngo umugabo aryoherwe. Ngira ngo ushobora kubikora bigatuma umugabo aryoherwa agahita arangiza. Kakaba karabaye ugasigara uririmba urw'ubona. Oya, ntago yarangiza byanga bikunda ngagusiga. Kubera icyo uvuga ngo ntiyarangiza ze kandi we bishoka zikamucika. Uzi se? Undi ni ukuvuga ngo ajya muri modu nawe uyirimo. Kandi biba byiza wowe mugabo iyo ugiye kurangiza ukabwira umugore wawe ati sheri ngiye kurangiza. Biba byiza cyane iyo umumenyesheje kuko n'umugore nawe ahita abyishyiramo akarangiza. Atabyishyiramo akarangiza. Aha nose ko njya numva ko igihe uwo mugore urangije ko abagabo hari ikintu basohora, wowe usohora iki? Ubwo bushakashatsi ntabwo nari nabukora ariko ndakeka nabo bagira amasohoro. Abagore? Niko ukeka? Ndabitekereza. Ubyumva ute we urangije? Ngiye kuntu mbyumva ntago mbibona ngo amasohoro araje, gusa nyine muri njyewe numva nduhutse, nkumva hari ahantu nyine narindi kuri. Kumva uratuje. Uzumva iyo uri kurota kahita ubumva ikintu kigukanguye uhita ushiguka. Urumva nawe iyo urangije uri ahantu kure, ariko iyo ushoje nyine tuvuga ngo kibaza ahantu wari ugeze. Hari agaposteri ba mugabo yigeze anyohereza kuri WhatsApp akurikije izi comment video twari twashyizeho ubushize ngo hari ukuntu ushobora kuryama nanone wubitse inda, umugabo nanone akaba yakujya inyuma kandi wowe wubitse inda nawe yubitse inda kandi ngo akabikora. Birashoboka? Yego birashoboka cyane.